Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abafarisayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bicisha Yesu. Yesu abimenye ava aho hantu. Abantu benshi baramukurikira nuko arabakiza bose, kandi arabihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo, dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose. Nzamushyiraho Roho wanjye, na we azamenyeshe abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi icyaka. Azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda, abanyamahanga bazizera izina rye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.